Mwiriwe abandi mwaramutse, abari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, mukwiriye abakurikiye cyangwa se abakunzi ba Umujeni TV. Mugiye kubana mu kiganiro na Mukamisha Delphine nk'uko mumaze kubimenyera. Mu kiganiro cyo urugo rwiza ni ijuru rito. Nk'uko ubushize twabibonye, ijuru rito kugira ngo urugo rukubere ijuru rito ni urwiremera. Ni muri urwo rwego iki kiganiro cyabayeho kugira ngo aho mukeneye ko tugira icyo tuvugana tuganire. Kadukomeze na episode 3, urugo rwiza ni ijuru rito. Ubushize muri episode zabanje, muri episode iherutse twari twavuze uburyo ki umukobwa cyangwa se umugore atagomba kugereranya urugo rwe n'urw'abandi cyangwa se umubano we n'uw'abandi, kuko abandi bafite uko babayeho. Twabivuzeho byinshi, si ngombwa ko bisubiramo, ahubwo reka dukomeze n'izindi ngingo. Mubanze mukore subscribe kugira ngo mukomeze kubona ibyiza Umujeni TV tubafitiye. Iyindi ngingo iravuga ngo ntugafate nabi inshuti z'umugabo wawe kuko utabakunze cyangwa se utabishimiye. Ujye ureka umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe amenye uko abatwara. Wasanze hari ubuzima yubatse, wasanze hari izina yubatse, wasanze nyine afite ubuzima abayemo. Ni muri urwo rwego rero wowe utagomba kuza ngo umuhindure, uzihite wumva ko agomba kureka inshuti ze, uzihite wumva ko agomba kureka ibyo yari arimo. Mwamenyanye abirimo, wenda afite ibyo yareka, afite inshuti yasiga kubera ko hari ubundi buzima aba agiyemo bwisumbuye kubwo yari arimo, ariko ntabwo bivuze yuko ugiye kuvuga ngo urabatandukanyije. Ntabwo babishobora, nta nubwo bishobora, cyangwa se mumubwiye ngo bahinduke, barahinduka. Babanye wenda sikate yari kazi impamvu abana nabo, wenda hari icyo bamumariye, hari icyo bamwungura se mu buzima. Ntabwo ari byo ngo ugende nibaza urakare wikubita ugende, hoya, ntabwo ari byo. Cyangwa se ubasuzugure igihe wabaye umugore we, igihe uri umukunzi we ugasanga hari ahantu muri bagasanga barahageze uhise urakara. Ntabwo biba ari byiza nk'umukobwa cyangwa se umugore ukeneye iryo joro rito, ntabwo biba ari byo. Dukomeje iyindi ngingo ivuga ngo ntuzibagirwe ko umugabo wawe yagushatse, ntabwo ari umukozi wawe cyangwa se undi uwo ari we wese. Kora inshingano zawe. Kuri iyi ngingo yo akenshi njye ndabona ireba umugore wubatse, wenda se cyangwa se n'abantu bari b'abafiyanse. Kuri iki gihe ibyo ntabwo bigisaba ngo mubanze ngo mwabanye gusa, nyine nk'ijambo ry'Imana cyangwa se abakirisitu bafite uko babyemera. Ariko nk'umugore wubatse, inshuti yanjye, irengagiza ibyabaye, wirengagize ko mwarirwanye, wirengagize ko yakubwiye nabi. Wubahe inshingano zawe, izo nshingano kandi ziri mu buriri zuzuze, kuko wavuye iwanyu urya, nawe yararyaga, yaryamaga ku gitanda nawe wakiryamagaho. Mwahuye rero kugira ngo mugire icyo mwungurana, umwe ahereze undi icyo akeneye. Rero wa mugore we, wa mukobwa we, mushimishe. Niba hari n'icyo ushaka kumusaba, burya wakimusabira kuri iriya ngingo, kuko yubahwe nyine. Bwo ingingo cyane njye nabonye ireba abamama cyangwa se abadamu bubatse ingo. Ubwo rero ikiganiro tugihiniye hano, nawe utaha kiracyakomeje kandi turacyari kumwe. Murakoze cyane, mukore subscribe kugira ngo mukomeze mubone ibyiza Umujeni TV ibafitiye.